Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwebwe bana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary ha muri sport, imyidagaduro, politike ndetse n'andi makuru aba ari kugarukaho cyane muri society. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri nibwo hatangiye gucicikana amakuru yuko urugo rwa Ishimwe Vestina rwa rurimo ibibazo kubera ubutumwa uyu muririmbyikazi yatambukije ku rukuta rw'inkoranyambaga rwa Instagram, ahanyuzwa ubutumwa bumara amasaha 28 buzwi nka status, ariko ubutumwa akaba yabusibye butamaze igihe bwagombaga kumara. Ni nyuma yuko uyu muririmbyi indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestina ashyize hanze ubutumwa bamwe bakabufata nko kumuca amarenga yuko ishyamba atari ryera mu rugo rwe. Hari amakuru avuga ko ari amayeri gukangura abantu kuko uyu muririmbyikazi Ishimwe Vestina n'umuvandimwe DORE bagiye gushyira hanze indirimbo nshya. Muri ubu butumwa uyu muririmbyikazi Ishimwe Vestina yashyize kuri Instagram akaba yagize ati: "Ndabizi nafashe umwanzuro mubi mu buzima bwanjye, ariko ntacyo bitwaye. Imana yemera ibintu byinshi kuba kugira ngo bitwigishe. Maze kwiga byinshi." Akomeza agira ati: "Na undi mugabo uzongera kumbeshya agamije kunyangiza ubuzima, undi mugabo nzahitamo kubana nawe, nzabanza mumenye neza, menye umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we. Nawe uzongera kunkoresha mu nyungu ze bwite." Abantu benshi bakimara kubona ubutumwa byatumye abantu benshi batangira gukeka ko urugo rwa Ishimwe Vestina rwaba ruri ku manga ku buryo yaba agiye gutandukana n'umugabo we. Gusa isesenguro ryamwe rivuga ko atari ukuri, ahubwo ko byaba ari agatwiko cyangwa kubeshya, kuko ngo uyu muhanzikazi na murumuna we DORE basanzwe baririmbana bagiye gushyira hanze indirimbo nshya bise Usisite. Abantu benshi bari kwemeza ko ubu ari bumwe mu buryo bukoreshwa na bamwe mu bahanzi nyarwanda iyo bitegura gushyira hanze indirimbo, bagahimba amakuru avugisha abantu benshi ubundi bakabitaho cyane, ubundi mu gihe abantu bakiri kubitaho bagahita basohora icyo gihangano cyabo, ubundi abantu bakiruka bajya kukireba. Ubundi Ishimwe Vestina na murumuna we DORE bamaze iminsi bari mu gihugu cya Canada, aho bari baragiye gukorera ibitaramo bizenguruka icyo gihugu cya Canada, ndetse ibyo bitaramo bikaba barabisoje mu cyumweru gishize. Ibijyanye no gushyira hanze indirimbo nshya byanemejwe n'ureberera inyungu z'aba bahanzikazi ariwe Irene Murindahabi avuga kuri ino ndirimbo y'aba bahanzikazi, akaba yaravuze ko atari ibintu byo kubeshya, iyo ndirimbo ari nziza cyane. Nubwo ku mbuga nkoranyambaga hari kuvuga ko urugo rwa Ishimwe Vestina rutameze neza, amakuru ahari avuga ko nta kibazo kiri muri urwo rugo rwa Ishimwe Vestina n'umugabo we w'Umunyaburkina Faso Ouedraogo. Bakoze ubukwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2025. Umwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi imyidagaduro yo mu Rwanda avuga ko akurikije ibyo asanzwe amenyereye mu bucuruzi bw'umuziki na buriya butumwa bwanditswe na Ishimwe Vestina, avuga ko buriya butumwa buri mu murongo wo gushyushya abantu mu mutwe kugira ngo iki gihangano cyabo benda gushyira hanze kizaze gisamirwa hejuru n'abantu benshi, dore ko aba bahanzikazi basanzwe bafite abakunzi benshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munyamakuru avuga ko icyo ashingiraho avuga ibyo ari uko umuryango w'aba bombi usanzwe ushingiye ku ijambo ry'Imana, dore ko yaba umugore we Ishimwe Vestina n'umugabo we Ouedraogo basanzwe basenga, by'umwihariko umwe muri bo akaba anakora umurimo w'Imana, bityo ko nta kibazo cyaba kibaye muri uno muryango wabo. Dore ko Ishimwe Vestina n'umugabo we Ouedraogo baheruka kugaragara mu ruhame ubwo bitabiraga ibiro by'umuhanzi Niyo Bosco ubwo yambikaga impeta umukunzi we bitegura kurushinga. Reka turebe aho bizerekeza, niba ubutumwa kuko bwagira ngo bukangurira abantu bitegura indirimbo y'aba bahanzikazi cyangwa niba ubutumwa bwari ukuri. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera none. Niba ari ubwambere ugeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.